umwizera wese azabona ubugingo bw'iteka. Umuntu waremwe n'Imana cyangwa na twese twubahe Imana, twumvire amategeko Yesu ko ari icumi nk'uko bikwiye. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Umvira Imana yawe, kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Tera gatanu kuko utatubwiye ngo twakire mama Yasanyo, mama Suzi. Mwamubonye nabajye muri kamera bamukubonane, gira ikintu umubwira. Mu mikrofone
gira ikintu tubwire. Haleluya. Amen. Nishimye cyane ko nasanze muri bazima nanjye nkaba ndi muzima, tukaba duhumeka umwuka w'abazima. Muzakomeze mugire ubumwe nguko ikurare yari ubumwe, mukundane, Imana ibahe umugisha. Amen. Yes. Yasanyo ubona yagira ikintu ubwira mama. Ndamushimira ko ibyabaye mu byinshi sinasanga mu birangize. Yanyigishije ndiga nkora byose, arabyara byose nguko akanshikira kujya kurepeta nkigisha amakuru atandukanye. Ntibampa amafaranga akavuga ati nta kibazo korera Imana, Imana izakwishyura, none Imana yaranyishyuye amuhaye akazi nguko n'ibindi zabimba. Mbese uri kumva Imana igukubise undi mama bakaba babiri bamahora ari umwe. Yego soza wecyo nasoza nk'uko igitabo cyitwa gushima Imana, turashima Imana ko mugihumeka twatugihumeka, kandi icyo nashimira Imana ni amavuna nakurikiranye ku ikoranabuhanga. Muri ikoranabuhanga ni igisubizo cy'Imana, ubwo na Satani agira ute arikore amavuna nayabonaga rwose. Message bari kuri indirimbo yitwa uri mukuri mu mwana toyiye barayibagiwe yuko wamukije Abisirayeli datanguko uzayitumire. Yego, ubwo rero rwose nashimira ko nagenze neza na wamuteye Florida. Yes. Mwongere impano ahari tuzahurira no mu ijuru, namwe ibyo twigishije tuzabikurikiza duhure mu ijuru niturukumbira mu izina rya Yesu. Amen. Twaye urakoze mama. Twaye umwanya abahanzi ari ngarumanzi waje nyuma witwa Afrika nisa muze muririmbeho.
Uwiteka utegereje uri hafi uyu munsi uzanshura byose byahishe imirimo yawe nanjye uko yagenze muri iyi si ari myiza ari mibi izashirwa ahagaragara n'umunsi ukomeye umunsi w'imibabaro muri bose bazasanga ababwira agakiza kandi uzaba umunsi w'ibyishimo bitavugwa muri bose bazasanga bemeye Yesu umukiza azahamagara izina rya buri wese umwira w'imitima yose uzasubiza iki uzasubiza iki imbere y'abantu urukiko rukomeye Uwiteka Imana niwe mucamanza uzasubiza iki uzasubiza iki ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tuzegereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nyabwawe ngwino ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tuzegereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nyabwawe ngwino Yesu yasize icyubahiro cye aje gushaka abanyabyaha yaje mu isi gupfiranye nawe umwizera wese arahirwa zira amaraso yatubwiye akanira nk'uko yageraga uwo azabona ubugingo buhora butega nimuze twizere igitabo cya Yesu umucunguzi wacu abamwizera bakageza imperuka bazabona ubugingo bw'iteka twizere amaraso yatubwiye dukurikize ibyanditswe nimuze twizere igitabo cya Yesu umucunguzi wacu abamwizera bakageza imperuka bazabona ubugingo bw'iteka twizere amaraso yatubwiye dukurikize ibyanditswe ijoro baramufata bafata kumujyana Rwanda bamuresa akayapfa ubu yari umutambi mukuru Petero yamwihakanye gatatu bamujyana kwa Pilato bamujyanye no kwa Herode bamugarura kwa Pilato amushinja urwo gupfa nimuze twizere igitabo cya Yesu umucunguzi wacu abamwizera bakageza imperuka bazabona ubugingo bw'iteka twizere amaraso yatubwiye dukurikize ibyanditswe nimuze twizere igitabo cya Yesu umucunguzi wacu abamwizera bakageza imperuka bazabona ubugingo bw'iteka twizere amaraso yatubwiye dukurikize ibyanditswe
hari igihe twabona waririmbira Satani bati nta mwanya dufite wo kujya gusenga Imana. Hari igihe twabona dukwiriye kumenya ko turiho kubura iteka, iyo hataza kubawe bari kuri tukashuti. Gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana. Gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana. Wagirirwa baririmba aho wagira ku bantu, ugasanga bamerewe neza, maze wabaza amakuru bakakuririmbira ngo ubuzima ndagenda. Abantu bahinjeje maze wabaza amakuru bakakuririmbira ngo ubuzima ndakigenda. Abantu bahinjeje kumenya ko turiho kubura iteka, iyo hataza kubawe twari kuri mu kashuti. Gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana. Gusenga ni byiza cyane mu mibereho y'umuntu, tuve mu ngeso mbi zacu dukorere Imana.
Naitena tenda kukua Kulingana Yesu ya Yesu Kristo Mwibuka Otambuke Aramuginati N'amafaranga Arikisho kite Chondi mukune Wizina ya Yesu ya Yesu Kristo Haguruka Shine,
n'abandi uko twikunda dukunda Imana twumvira iteka iteka umutima wawe ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda ibyo nibyo bikwiyongerawe iteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda ibyo nibyo bikwiyongerawe umutima wawe ubwenge bwawe bwose ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda ibyo nibyo bikwiyongerawe iteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda ibyo nibyo bikwiyongerawe